mukomere cyane mwese we mugiye kunesha muhabwe we muhabwe ingabire nziza ahazabataba hayi mukomere mukomere mwese we mugiye kunesha muhabwe we muhabwe ingabire nziza nzabatabarutse. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bura kugenda bitera kubona. Hari igihe abantu bajya bavuga ngo ntuzankangishe ko wakijwe muri 70 ingahe. Buriya ni iby'abana. Buriya umuntu wakijwe kera aba yarabonye intambara nyinshi. Ukabona izikuriho n'iziri ku bandi. Zikakubaho ko ntupfuye. Iyo haje za kabiri zimeze nka zazindi bavuga zazindi zaransise. Nawe nta kintu ntwara tu. Haleluya. Cyangwa se ukavuga uti byabaye kuri kanaka. Byamuwe twari tuzi ko apfuye twa ntapfuye. Ugakomera. Imana ishimwe cyane. Uyu mugabo tumaze igihe tuziranye. Hari mwene mugenzi we uriya Butare bitwa Jonathan ni itsinda ry'abakozi b'Imana bo kuri Goma kwindi atari Baraka bo kundi paruwasi bishuti zanjye. Twaje duhurira mu gusenga kwimbitse turamenyana. Uriya rero ko afite ubwanwa bwinshi sinemera ko akijijwe. Nabona ubwanwa bwinshi kavuga ni umuntu n'umusiramu ni kiko afite ibyanwa byinshi. Ariko biba ngombwa ko geragera muri quartier zabo njya no mu ngo zabo menya rwose neza no ku rusenge vuga n'abashumba baravuga ati bano bagabo barakijijwe neza n'abaririmbyi n'abacuranzi ahubwo uyu ngo yagira rigi kandi akagira rumonezi araba nubwo nta kuyogosheje umwaka wose sinagirwa n'amungana kuri ko mu mubiri wanjye ntabwo harimo hormone z'ubwoya nta no ku mubiri wanjye ntabwo yamera ntabwo Imana yabunshyizemo biriya rero byita hormone yo kumera ubwoya bwishi niko Imana yamuremye hari n'abagabo bamera amabere mujya mubona cya kintu cyo ikoranabuhanga witwa ngo barinde wabundi ufite amabere manini bya nyine ni hormone hari n'abagore mubona bagira ubwanwa bugatuza kujya n'ubwanwa nibyo bita hormone urafite hormone atuma agira ubwanwa bwinshi n'akagira agapfurutiya bwogoshe basi nyine n'itorero n'umushumba baravuze yaramugusha bibona ko nyine apfuruse cyane baramwihorera yo byana nemere nagiye kubaza navuga ni uri umusiramu we. Haleluya. Ndio mpageze nyine bamubuhamye. Sasa leo dada yangu fie wangu mtoto yangu wamesema mengi juu yako, tunapenda wewe tusikie twenye unakumbuka venye Mungu alifanya juu yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Venye Mungu alifanya juu yangu iby'Imana yakoze kuri jewe sijue ngizi mimi naizi bielewa ntago nzi uko nabisobanura. Ni bitu benye binanipita fahamu. Ni ibintu birenze ubwenge bwanjye. Kuko samina ikalaka ninawaza. Harya nicara ngatekereza. Bitu benye nikoga nafanya ni tabia ya mtoto mdogo. Nakwiye ibyo nakora ngasanga ni iby'umwana w'igitambambuga. Mina shukuru Mungu sana. Shimye Imana nyiri ibihe byose cyane. Hakupenda nipate haya. Ntago yemeye ko nkorwa n'isoni. Hakupenda nizunguruke mu hii dunia yote. Ntago yemeye ko ngenda nzunguruka ndi umusazi. Saki werewe. Nk'ikigoryi. Vraiment nashukuru kakangu grand frère pale. Shimiye musaza wanje hariya. Alinishughulikia mu kila situation yote. Yarandwaniye mu bintu byose. Hakupata usingizi tangia siku niligonjea. Ntago yasinzira kuva narwara. Alikuwa analala iko nalia bunakuja. Yararagarira bukenda bucya. Mungu mwenye alikuwa anategemea. Imana yari yizeye rero. Akumupatisha haya. Ntago yamukorera isoni. Amemfanyia matendo makubwa. Imana yamukoreye imirimo ikomeye cyane. Vraiment mimi nashukuru Mungu sana. Mu by'ukuri shimiye Imana cyane. Ngizi nimekuwa nekala pale ndio vile nimekuwa bisikia. Najyaga nicara nkabyumva. Nilikuwa sijue kitu hata kimwe nilifaka na nilikuwa ndani. Ibyo nakoraga nibyo nari ndimo nakana gato namenyaga. Venye munaombea abagonjwa. Bantu musengera abarwayi. Musipozimia moyo. Ndabingize muramuka mudatakaje ibyiringiro. Mungu atawalipa. Imana izabahemba. Sitakosa shukuru Mungu kubenye alinifanyia. Sishobora kuzara gushima Imana kubyo yankoreye. Amen. Amen. Shima Imana mutima wanjye we shima Imana ko yakubatuye shima Imana huwe rudahemuka nari kure nta byiringiro namba nari mfite
amasezerano y'ibizaba nari kure y'Imana ariko ubu nigijwe hafi n'amaraso ye ubu sinkigenda ntiganyira umwana w'ihoraho shima Imana mutima wanjye we shima Imana ko yakubatuye shima Imana wowe rudahemuka. Amen. Haleluya. Yankunda kugira amarira hafi cyane bwoko bw'Imana. Yene murashobora kubona abantu bajya baduseka bene data hanga umuntu ngo asenga kuva kwa mbere kugeza kwa nyuma ubwo nkabo ese umuntu abibwirwa n'iki bwo ko dusenga mutabizi nuko dusenga ko mutanamenye tuba mubona ko ari udutoya ariko dufite Imana iriho kandi Imana iraboneka. Amen. Imana irashakwa ikaboneka kandi si ukuvuga ngo ni mu magambo. Imana iraboneka, nta muntu n'umwe ubaho nigera mbwira impamvu hanzanye Gisenyi ntaje ndegera ibyishimo yena ngunganire n'umuntu tunezeranwe ngo ncikwe mubwira impamvu atunyeze Gisenyi. Ntago ndabona ikintu kinezeza ngo mbe nacika. Nigeze gushaka kuganiriza nsonera nabayisenge nkorera kuri petite nkigera no namenye nansonera ndamenya nsonera tumenyana ni Beteri pana sengeye Beteri nkigera ino sonera anyumvise rimwe muri niba tura nkigera ino atabagwe ntiwasengera ku mudugudu tugenda kuri paruwasi uwo munsi ahitamanukana kuri paruwasi naho nshaka kuganira nawe agatse kuganira nawe we nabayisenge biranga ntibyakunda ntibyemera ko mbaganiriza ndabyorera mfite impamvu yatumye nzino uyu munsi ntago ngiye kwivuga nta kintu cyatuma ngira ngo numva ngo ndashyushye ngo ngiye gutanga ubuhamya si uko budahari. Haleluya. Ako nshatse kubabwira ngo hariho Imana. Pastor Deo twarasenga nkigera ino Pastor Deo twaganiriye Pastor Deo twaraganiriye cyane tukaganira mu gicuku saa 7 z'ijoro saa 7 twaraganiriye cyane. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nshatse kubabwira abantu b'Imana ngo mwaje gusenga ndabinginze kandi mbinginze mbikwiye ku mutima kandi mfite nararibonye bago ngo mushake Imana muyishakane umwete mukora amasengesho yo kwiyiriza ubusa kandi kwiyiriza ubusa cyane muri nkora mutima z'Imana mwirinde ibya nibisa nabyo mugira umutima wera urinde iminwa yanyu ye kuvuga amaso yanyu ye kureba murinde ibiganza byanyu bye gukora ibyaha ku mukristo ku mupantekote ku munyamasengesho kode ya mbere ni kwera. Haleluya. Kwera burya no kugabanya inshuti zikujyana mu burangare inshuti zituma warangara zatuma uvuga amafuti zatuma mbese urangara zigabanya. Haleluya. Imana izabana namwe. Ngiye mfite ibanga ryuko navuganye na Yesu 94 mvuye mu gihugu cy'u Burundi. Bari bishe umudamu wanjye bishe abana banjye bari maze imyaka 8 nkorera leta n'umudamu akorera leta. Umudamu yarantanze gukora yari umuyobozi wanjye twahuye gute natanze raporo mu kazi muri plantation mu byayi umuplanto ayishyira umushefu nago umushefu mu biro ye bari bampakaza tabanshyira mu mirima kujya guhingisha ibyayi kumva wari uri mu biro dufite raporo yari umwana w'umukobwa w'inkumi abonye raporo abona yanditse neza gena nariza amashuri yisumbuye nkorana n'abantu bize serayi na serari ubwo ntabwo nari gukora raporo imeze nk'iyabo nkoze raporo umukobwa yibonye arayishima atuma umuparanto uzana n'umuntu wakoze no raporo ndagenda umukobwa w'inzobe muremure yari muto nkanjye arabati bakoze iyi raporo nabwo nagendeye koza bahita baguha ubushefu uwo mwanya bahita mu bushefu mu cyayi wa mukobwa w'amabwo shefu ne baje ku mudamu wanjye Tirifina ni barere muri jenoside baramwica tubyaranye kabiri bamwishingira nimba ikomeye cyane muri ya nimba ikomeye cyane tugeze mu Rwanda aho niho Yesu yansanze
nasanzwe n'umuporo w'umubatista aransanga ampamagara mu izina. Yesu ariho. Haleluya. Uvanye muri Bibiliya, Yesu muzima wambaye ikanzu ifugije umushumi w'izahabu hano mu gato, afungira hano, afungira ahangaha. Ikanzu ye ntago ari umweru wererana nk'uko ndura umupira uri amusoro usa, na kantu gasa na beige, isa nka beige, ntago imena amaso nawe ubwe, mu maso ye haraboneka. Ntago ni nkaho y'Imana data yo ntago iboneka mu maso, ko Yesu mu maso ye haraboneka. Yesu ashimwe cyane. Ndababwiye ngo bantu b'Imana, Yesu ariho. Yesu originale ariho. Haleluya. Yesu originali ariho. Arampamagara, ndi kumwe na mushiki wanjye uriya mukobwa Jose aramuzi. Ibyo ndiho mvuga bivugira hanga gusa Jose arabizi. Nabivugiye icyarwa mu rusengero. Umushumba ntiyakumonye waje hano arwaye. Haleluya. Araza kukubona. Haguruka mushumba kubone. Yarakubonye, Imana ishimwe. Haleluya. Banumva amarira bunga mu maso. Bantu bamarira bunga mu maso kuko nyanumva ngize agahinda yo munyuko n'abakerensa, abantu bashukwa n'ubusa bafite bagakerensa Imana ngo barashujwe ntibaza gusenga ngo byageze gute na gutya. Nari ko na mushiki wanjye je bari bisha umugore wanjye n'abana we, bica umugabo we, ariko abana be babaho bishwa banjye. Iyo mwabo cyagiye nashingiye wa Mungu wanjye Jado nibishwa banjye, abo nagiye shingira nibishwa banjye, ariko namaze gushingira umukobwa wanjye umwe ubona byaye mu nda, ubu ngo yabyaye kana kakabiri ejo bundi. Bwoko bw'Imana, Yesu aransanga muri ya ntimba, muri ka gahinda, tuvuye mu gihugu cy'u Burundi, twese twari duhuje umutima umwe, twari abantu bahuye n'ibibazo bimwe, ariko aransanga aravuga ngo Karorero Christophe, weho nagwishe mu busa bwanjye. Yesu si Kinyarwanda cyiza, nta muhanuzi, nta torero ryari ririho, nta dini, nta namwe hari idini. 94 mu byo mu kwezi kwa 4 kwa 8 kwa 9 twaje mu kwa 8 ho batuzanye, kwa 9 no kwa 10 nta torero ryari ririho, nta bahanuzi bari bariho, nta muntu wasengaga, ariko Yesu arakora. Kandi tugira indirimbo ivuga ngo abawe yabamenye kera, kandi abwira Yeremiya ngo nakumenye kera ntarakurema mu ndanyu, utarabura urusoro mu ndanyu, buryo kunya ufata agakiza Imana yakumenye kera, yagutoranje utarabura urusoro mu ndama mama wawe, ntukishinga abandi. Aravuga ngo nakumenye, arambwira ngo naguhishe mu busa bwanjye, uramenye, ntuzakore ku muntu wanjye ngo urihorera, nzagukoresha. Hirya no Pastor Dewo narabimubwiye, arambuza, ambuza rimwe, ambuza kabiri, ambuza gatatu, ariko amajwi akageza mufiririzo buri kanya ijwi ryiza riza. Ndibwira mushiki wanjye ndi kumva amajwi ambwira gutya, ntago nzi ko ndi bigenze kugira ngo amveho, ariko ijwi rimbwira ntuzakore ku muntu wanjye ngo urihorera, nzagukoresha. Ndangije mpagaza nita amabuga ya kabiri muri Sake, hari sene za mu gitondo, hari isoko ariko ritari ryarema. Abantu bazi muri Sake Kibungo barahazi. Hagaze muri iryo soko saa 4, ndahagarara kiragurikira amaboko ndavuga ngo Yesu, ijwi numva ni iryawe. Ariko mu by'ukuri nyine habaye kuvugana ukuri. Umudamu ngene barere Tirifine uramuzi, abana banyigabire Emmanuel na Irakoze Emile urabazi, urwo bapfuye uraruzi. Nge ntago ndi Imana nkawe, narashize, ariko ntago ngiye guhakanya no kugisha impaka. Nturukundo nkunda babikoze. Yesu arahari, mushumba Yesu arahari. Haleluya. Ngiraho ngaho nyihagaza aho ngaho, nta munota nta saha. Mwabonye filime zo muri Nigeria kuri yenda nk'umuntu gijya gutikona ari kunkumuye ko navuyemo nk'ihene yenda, kuko nyine umuntu ari kugize gutyo ko navuyemo nk'ihene, cyase ko nk'ihene irizungurije gutya ko nivuyemo umukobwa arahagaze cyatuye nk'agasakoshi. Ntago namye ukuntu bigenze, numva ntaye nk'ubwenge, numva umubiri urivumba gatanije, giye kumva numva nk'imvura iranyagiye kuva ku mutwe, numva nanyagiye, numva ndatosa ahantu hose, namaze nk'umunota wose akenge katameze neza, bigenda bigera ku birenge. Numva haleluya, numva Karorero wa kera avuyeho, numva haje undi noneho utacitse ku icumu, noneho utavuga ngo byogashira, noneho utavanga abanaba nibi gutya, ahubwo wuzuye urukundo,
urukundo abonaga ari haduwe, abonaga ari abanzi, mbona ari bene data. Urukundo Yesu ariho. Iyo umusogorora umutima werekeza ahari, umushakana umwete, uramubona. Haleluya. Noneho mvaho nyine aho ngaho ntabwo nubaga ibibaye. Kumwe Petero mu bice 12 byakozwe n'intumwa ya Mariko yaje akamukomanga mu mbavu, bakagenda agakingura urugi rwa mbere rukikira urwa kabiri n'urwa gatatu, bagera ku irembo akagira ngo abirose mu nzozi. Nta nubaga ameze nk'ubirose mu nzozi, ariko mva aho ngaho nahindutse. Nyine abantu mbabonye mbona nyine ibintu byahindutse nyine turi ku ikoranabuhanga. Reka tugarukira aho ngaho, ariko incamake niki bivuga ngo Yesu ariho, Yesu arahari, Yesu arakubona, Yesu arakuzi, azi ibyo uhura nabyo, azi n'ibyo utazi wewe. Aravuga ngo ntabaza, ndagutabara, ndakwereka ibiruhije bikomeye utamenya, utanatekereza, utanamenya nuko wagenza. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mfite impamvu yatumye nzi Gisenyi. Abantu bavuze ibyo bashaka, bakanavugana numva, bakanagereza no kunyegera ngo babivuge. Abandi bakavuga ngo n'abasaza basigaye bahukana. Nkabihora nkavuga isansire ko ntacyo nakubwiye. Ikindi cya kabiri nuko nta jambo ryancitse ngo ngire umugore Gisenyi mbwira ngo ndamukunda. Ubona utwana Yesu nabwiye ko mfite umumama witwa Akababwira Chantal. Haleluya. Iki nuko ntigeze ndeka kujya mu itorero n'umunsi numwe, nubwo narivugirwamo, nubwo naritukirwamo, nubwo narisuzugurirwamo, nzarigumamo. Haleluya. Tugira akantu ka mu Cyongereza kavuga ngo I have decided to follow Jesus. Ngo no more turning back. Ngo the cross before me and the hole behind. Ngo no more turning back. Ngo nafashe umwanzuro wo kurikira Kristo. Narimwe nsizasubira inyuma. Ngo mbona umusaraba imbere yanjye, aho nkabona n'urwobo inyuma. Niye mushe umusaraba nzagwa mu rwobo. Ngo narimwe sinzasubira inyuma. Haleluya. Dufite Imana. Afite no mugabo yabonye Imana. Uyu mwana yambwiye amakuru no mwana, ndamwe nigerageza uzana umwana tumusengere. Ariko bare muri hari ikomeye cyane, muri situation ikomeye, tuba dusengana kuri telefone. Hari n'izindi case nyinshi tuna duhora nazo hirya no hino, dukora umurimo w'Imana ku isi hose. Imana yatwaguriye ngo dukore umurimo w'Imana. Nagira uyu munsi wa none dutangiye amasengesho. Aba amasengesho yo gushaka Imana. Iyi ntego umushumba rurembo n'igihe yabwiye ngo ninyishake. Yari afite akazi kenshi amwe atishaka intego y'amasengesho ya kuno kwezi. Ndayishaka ndayimwohereza, arambwira ati ndayemeye yishyireho. Ivuga ngo umumaro w'amasengesho. Ubundi umumaro w'amasengesho, twagize ikigeragezo, jenoside irangiye, habaho abantu tw'abasatusi. Habaho abantu bari bamayibobo, baprofita igitorero ryari rihungabanye. Mbese abayobozi bamwe barapfuye, abandi barahunze, abandi barafunze, bivangavanze. Rero abantu ngo badukanye ibintu ngo gena ari mayibobo, ngo nambara ibipantaro bitankwira, ngo mbifungisha ngo ikirere, ngo rimwe ndiho mbwiriza ngo ikirere ngo kiracika, ngo ipantaro iragwa. Ngiye ngurira mwana turaziranye, sinigeze nambara ipantaro itankwira. Nta n'umugeza nkuburira igikweto. Ngiye nagize umugisha no kuva nanavuka, kuva nava mu nda ya mama sindahakwa ku muntu. N'uyu munsi sinzi ko umuntu ahakwa ku muntu. N'ubu ngubu mbwiye umuntu ngo ngenda ngo bame nk'imikenke ngo ntayimaye, sinama akobwa najya kuyigura. Cyase ngagenda nkayikopesha, sinzi guhakwa ku muntu kuva nabaho. Ndi na muri politiki sinigeze mpakwa. Jamais du tout. Kuva navuka sinzi guhakwa ku muntu. Nyine nzi ko niba tuvuga ngo tuzahura saa 2 duhura saa 2. Wacu muri Nyaruguru bavuga ngo ifura aho zizeranye niho zihurira. Ngihatanze indi bikagenda gute Jose ikahaborera. Iyo mvugaye n'umuntu ngo tuzahura saa 2 nkabona ntaje ari umukristo, numva numiwe. Iyo tuvuze ngo turavuze ngo ejo tuzakarabya abakisi saa 2 nkabona saa 2 ni wageze, numva numiwe. Sura muntu umukristo. Ubundi abakristo ko bavugaye niko bakora. Haleluya. Niko bakora, uko bavugaye niko bakora ubundi.
yewe niba tuvuze ngo uzasasa imiziki tuze kino ino sare nubonye tuzuza ino sare ntabwo tumenye uko bigenda ibyo ntityo tubimenye mu burokore ubundi byo ntibibaho mu banyamasengesho ntibibaho. Haleluya. Umunyamasengesho bagenda ku murongo ugororotse tutruwa ye muvuze ngo ni mu gitondo abari mu gitondo muvuze ngo ni saa moya bari saa moya nibundi abantu bavuganye ikintu ntawe ugihindura wenyine ugihindura mwicaranye mukajya inama. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi rero bwoko bw'Imana dutangira no masengesho mission dufite ni uguhindurwa n'umwuka wera. Haleluya. Aya ni amasengesho ntoyo kwiyiriza ubusa, amasengesho yo kwiyiriza ubusa, kwiyiriza ubusa no gusenga. Ntago ari ukureka ibiryo ntusenge, igihe babyita kwicisha inzara. Noneho no kuvuga ngo ubwiye Imana ngo njya numva abantu bakunda kwihana ngo Imana yabarire ngo kwica amasengesho, bavuganye ngo bari bagiye kwiyiriza, noneho yagera mu rugo akarya. Uwo muntu aba yisha amasengesho. Twaravuze cyo kuri abantu rimwe, ubundi abantu barwaye malaria barabizi. Malaria ivurwa n'umuti witwa kwariteme. Kwariteme ni imiti mwebwe iminsi 3. Iyo unyoye ku munsi wa 2 wumva wakize, ariko ntabwo malaria bagushizemo. Iyo uhagaritse kunywa imiti isigaye utayinyoye y'umunsi umwe, ubutaha malaria iragaruka idatinze. Iyo igarutse kwariteme ntabwo ikuvura, haba icyo bita resistance. Indwara ibamaze muri laboratoire yayo ikora ibyo bita les anticorps, ibintu bituma kwariteme itayivura. Bigenda gutyo gihe noneho ujya kuyo bita kinine injectable, bakiramo serum ya kinine cyangwa utera inshinge. Kinine zimena amatwi kandi iyo bayitera iminsi 7 ni kimwe no kwica amasengesho yo kwiyiriza. Amasengesho yo kwiyiriza nibwo burinzi bwa nyuma tugira. Iyo yishe ngo kire y'ubutabazi bw'Imana ubuyishe. Haleluya. Niyo mpamvu ikiza kurushaho nuko utajya mu masengesho yo kwiyiriza ngo yice. Ikiza nuko wayihorera ugakora ayo ushoboye. Niba ushoboye umunsi umwe ugakora umunsi umwe, ukazongeraho undi umunsi umwe ukagira 2, ukazongeraho undi umunsi ukagira 3, ukazongeraho undi umunsi ukagira 4, ukazongera kuri 5. Kwanga ugiye muri 5 bwo bwa mbere byaba byiza fasha ubwanzuro ukavuga ngo kama mbaye umunsi wa mbere nkora iminsi 7 ntanywa n'amazi, naye koza ari ubwa mbere nyikoze. Hari umudamu abadamu babiri twari turi kumwe, umudamu wa mbere ku munsi wa 3 yararutse ararukamererwa nabi, araruka cyane. Wari uyoboye amasengesho turamuga turi amuntu ko ari kuruka akaba ari bupfirangaha, wamuha amazi yo kunywa. Arabangwererere nje kwiteranya n'Imana twavuganye nayo, nice gahunda y'Imana. Afazari uriya yapfa cyagataha, ntago umuryango urakinguye atahe, ariko ntago ndi bumuha amazi. Umudamu aravuga ngo naje gushaka Imana, nubundi nzapfa ndamuka ninshaka mpfe. Aguma aho ngaho ntabwo yataye. Uwa kabiri nawe araruka pepe amererwa nabi. Ku munsi wa 5 no banyweye amazi arimo agasukari. Haleluya. Ariko banze kwica gahunda y'amasengesho. Ibyo ni imisengere y'abanyabyumba nyine n'abanyabutayu, ntago ari gahunda yo mu rusengero. Mu rusengero hagira uko hagenda nuko hamera, ko nyine ni mwitorero haba hari abantu benshi. Mu cyumba haba hari abantu determine, ariko mu rusengero mu cyumba hari abantu waje yizi uwo munsi wonyine atazanagaruka. Ariko uyemeje gusenga akimeza ko agiye gusenga iminsi 5 n'Imana, muhane gahunda n'Imana. Haleluya. Hari amasengesho y'uburyo bubiri, hari y'ubutatu. Hari amasengesho Imana yagutegetse. Imana kavuga ngo kubera impamvu iyi gerusega iminsi 3, kondisi Imana iguhaye uzubahiriza gutyo 100%. Hari amasengesho wipangiye kavuga uti ko numva shaka imbaraga z'Imana ngiye gukora icyumweru cy'amasengesho, nzajya ndya nimugoroba. Mu ijuru bandika ko uyu muntu agiye gukora amasengesho y'icyumweru ariko arya nimugoroba. Iyo uriye kumanywa ubukozi icyaha, ko mu ijuru we wabibwiriye ko ugiye gukora icyumweru urya nijoro. Iyo unyweye amazi kumanywa ubukozi amahano, kuko niwe wabyivugiye ubwawe. Yesu ashimwe. Niwe wabyivugiye ubwawe ukibwira Imana ngo ngiye gukora icyumweru nzajya ndya nijoro, guhera saa 2 z'ijoro cyangwa saa 1 z'ijoro. Ayo ni amasengesho ya kabiri. Hari amasengesho yapanzwe n'itorero. Itorero ryapanze aya masengesho y'itorero y'iminsi 5, uko bayapanga ahangaha umushumba wayazanye
yavuze ko amasengesho ari yo kwiyiriza ubusa. Ariko nimugoroba mu minsi 5 nk'iyi ngiyi abantu bakanywa agacyayi ka mukaro, niko yavuze. Uretse abantu bonsa, uretse abantu batwite, uretse abantu barwaye. Umuntu urwaye anywa imiti uko asanzwe ayinywa. Niba yinywesha igikoma yinywesha igikoma, niba yinywesha amata yinywesha amata, niba yinywesha ibiryo yinywesha ibiryo. Uko ararwaye uwo ngo ararwaye. Umuntu abantu bafite abana, abafite abana bangaba tubategurira ibyo baha abana ko nabo bonsa. Niba ari ngombwa kwanywa igikoma arakinywa, tuba twakimuteguye nabi cyari bungo ko yonsa umwana. Nyine umwana ntago bayirije. Kimwe wa mudamu rutwite ubushize yarabyaye, ubu ngo bari kumwe n'agahinja. Imana yarakoze. Umutwe turi kumushiza hangaha twafite babiri ariko umwe yarabyaye. Umudamu twite ntumwemerera ko yiyiriza. Turamuteka no ku ngufu ngo genda urye. Ku mudamu twite ntago yiyiriza, amasaha maremare aragenda akarya. Haleluya. Ariko abantu bazima batarwaye bashaka imbaraga z'Imana ni ukwiyiriza ubusa, kureka ibyo kurya. Nitubona kanya turiga kwiyiriza ubusa ngo ni iki. Kano profitiye kuri no gahunda ya mwene data. Mitavugira ino gahunda, ariko ntabwo naringiye no kwigisha profitiye kuri no gahunda ko bakoresha iminota mikeya. Ariko turashaka umwanya twe ngo kwiyiriza ubusa ni iki. Kwiyiriza ubusa ni iki? Kwiyiriza ubusa muri terme technique zanditse ni ukwitandukanya n'ibyo kurya n'amafunguro kubera uburyo bwo gushaka Imana. Wake abantu bakunda kuvuga ngo Imana ngo nta kipfa n'ibiryo, ngo ntaga Imana ngo yanga ibiryo, ngo biranyine ngo nubuyobe n'iki byose. Ndetse Haleluya. Noneho kwa kutandukana n'ibiryo bimara iki uretse ibyo kurya? Imana biyimarira iki? Dufite abantu b'uburyo bubiri. Dufite umuntu w'umwuka n'umuntu w'umubiri. Abo bantu uko ari babiri barahanganye. Umuntu w'umwuka ararikira ibyo kamere yanga, ariyo mubiri. Kamere byishaka umwuka arabyanga. Iyo uri ibyo kurya umuntu w'inyuma arabyibuha. Iyo uretse ibyo kurya kubera gusenga no gusoma ijambo ry'Imana, umuntu w'inyuma acika intege. Yacitse intege w'imbere arazamuka. Yazamutse arusha imbaraga uw'inyuma. Yazimurusha akamutegeka. Iyo ugeze ku munsi wa 4 wiyirishe, ntushobora kuvuga urwenya, ntushobora kureba ndimbati, ntushobora ubusigaye utumbiriye mu ijuru gusa. Ku munsi wa 4 w'amasengesho yo kwiyiriza, ibyo kujya bishize mu mubiri, ahasigaye umwuka arazamuka. Ukonexi gafunguka, ugatangira kumva ijwi ry'Imana, ugatangira kubona. Hari abagabo twaga dusengana abitanyakiriba, bamwe na bamwe ngiye kuvuga amazina yabo, ariko bamwe arimo bahano Igisenyi, bakavuga nayo natangiye kunyenyeretsa. Batangiye bakabona. Bize ku munsi wa 4 utangira kubona. Tangira no kumva. Ku munsi wa 5 urumva. Ku munsi wa 6 n'uwa 7 complete muba wumva ijwi ry'Imana neza ritavangavanze. Kandi amayerekwa yawe abasobanutse neza, nta fru ibikirimo. Nta fru ibirimo ku munsi wa 7 utananyweye, ariko uri ahantu uherereye, nta utari ahantu ari urusaku, ubusigaye ubona neza. Ubona amakuru yose. Ubona amakuru yose. Njya nibuka rimwe turi mu musozi Manengo, kurekra, ona kurekra ukabona abantu barwaye impyiko, ukabona barwaye indwara ukageze zigenda ziva mu bantu. Haleluya. Niyo mpamvu ubwoko bw'Imana mbigize ngo yamasengesho. Byenda abasatuzi bazanye ngo dutabarwe. Biriya ni bimwe bintu byajimije umwuka wera w'Imana. Kuza gusanga utabarwe, biriya bituma utabona Imana. Babyita muri terme technique z'amasengesho tubyita business. Mu terme technique z'amasengesho tubyita ngo ni business. Ni ukuza gusenga uje kurangura. Ni ugushaka ukuboko kw'Imana. Ubushaka ukuboko kw'Imana, akudashaka mu maso h'Imana. Haleluya. Kuvuga ngo Imana iguhe, Bibiliya bavuga ngo umusungu afite abakobwa babiri, bavuga ngo ima.
uvuga ngo impa ariko ufite ibihe byiza ni Imana robekire ushaka mu maso h'Imana. Imana ishimwe. Muri aya masengesho rero muri no ntego dufite gushaka umwuka wera, reka guhera kano kanya harabo twararanye mwaha ngaha, nta nubwo twanarayemo uyu munsi gusa, tunamaze igihe kinini turi imbere y'Imana kandi budasiba. Ni nka alliance, na alliance no tuba turahana tubona mu hejuru icanye mu hejuru. Twabonye bagenzi bacu bitwa alliance, nabo ni rotation. Haleluya. Imana yo mu ijuru ikuvugutire, Imana igucure, ubusivili bukuvemo, inkamba zikuvemo, kudasoma ijambo ry'Imana bikuvemo, gira ijambo ry'Imana rigwire mu mutima wawe, ukunde Yesu, wumva umukumbuye, wumva ari inshuti yawe, ukunde Roho Mutagatifu ari we mwuka wera, wumva ugira inzara, ugira inyota, wumva ushaka Imana. Haleluya. Ubyuke nijoro kubera Imana, urare hasi kubera Imana, ushaka Imana. Haleluya. Aryo bitare dimension, hari ibyiciro makashama gusenga. Hari abasenga kugira ngo batabarwe nyine gutyo gusa, nyine babona ikantu gato ngo rabi, ariko hari n'abashaka Imana. Uyu munsi ushaka Imana, ariko no gushaka Imana gusa, ushaka Imana ngigucuri kuvugutire, gukuremo inkamba, umwuka azature muri weho, mu haleluya, ature mu mutima wawe, akugira icyare mu gishyashya, umuriro w'Imana wake kandi wake cyane. Imana ifata amaso yawe yavugutire, yacura amaso. Ejo mushumba ari kutubwira ari amagambo anditse muri Efeso cyo cyambere, Paulo abwira abanyefeso ngo nuko ngo mbonye ukuntu mukunda Imana mugakunda bera, ngo mbashimira Imana, ngo nkabasabira uko nsenze, ngo kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariho data wa twese w'icyubahiro, ngibaho umwuka w'ubwenge n'umwuka wa kabiri wo guhishurirwa. Uyu munsi winginga Imana iguha umwuka w'ubwenge, iguha umwuka wa revelation, guhishurirwa, kubona. Haleluya. Kubona. Imana iguhumura amaso ubone. Munatangara cyane, burya tubona ibintu twumirwa, munakushushanya akagushukashuka kandi ubona agafilime kigutya, ukabona gutya. Kavuga uti arakana hari muri Kongo yagaga ngo ukofu, bagajya gutya ngo ukofu, munakuza kakwishushanya kushenya kandi uri kubona agafilime, uri ukabona neza ukateye. Uyu munsi Imana ikore ku maso yawe muri aya masengesho rwose, uvuga ngo gutabarwa mu byihorere, ngo kurengerwa mu byihorere, uvuga ngo ngire mu byukuri. Uyu munsi ushaka Imana, muri aya masengesho ushaka Imana. Turafunga 2 z'ijoro, abone dufunga 2 z'ijoro, ntago tuba turangije amasengesho. Abataha barataha, dufite abashyitsi benshi bari mu nzira roho baza kandi bararaha ngaha. Turakomeza tuba imbere y'Imana mu gitondo, tuze muri niba turi twashena 4 twe turaza dukomeza 4 bazaza 4 cyangwa 3 bazasanga turo dusenga, ariko ntago muri uzazima, nta gicaniro kizahagarara ngo no kugira ngo yena ngo turindire kanaka. Ntawe turindira, kuko nta uwo twaje gusenga n'Imana gusa, nta limite. Uriho ukarabya abana bajya ku ishuri, azajya barangiriza azajyaza. Uriho utekera umutware, namara guhisha amaze gutegura azajyaza. Uriho urira abana bava ku ishuri, azayasubira agenda aje kubakira, yongera agaruka abonera kanya. Haleluya. Uzabona kanyeje azaza, uzakabona ejo bundi azaza. Kwa gatatu abaza gusanga kwa gatatu bazaza nabo tubane. Haleluya. Ariko umuntu ku giti cye nibanga rye n'Imana, ashaka Imana kandi ashaka n'umwete. Imana kuvane mu cyiciro gushyire mu kindi. Imana ishimwe cyane. Imana ibaho umugisha, Imana ibagire neza. Dushima Imana ibyo yakoreye Izoke, dushima Imana ibyo yakoreye uriya mwana w'umukobwa, kandi Imana igukize. Ndagira ngo uze pfuka amahangaha, natwe tukurambure biga, tuzure buri abukwe, tuzabutahe. Imana nyiri buzure buri abukwe mu izina rikomeye rya